urakoze umuyobozi wacu Imana umugisha reka mbashimire mwebwe mwese abahora kuri uyu murongo aya ni amasaha agoye kuri benshi ndavuga bari ku mugabane wa Afurika ndatekereza no mu mugabane w'Uburayi bahuje amasaha yewe n'ahandi Imana ibaho umugisha reka nshimire abavuga butumwa bagiye batuganira mu minsi itambutse twagiye amagambo menshi kandi y'ingenzi adukomeza mu rugenzi rwacu ari nayo mpamvu ituma abantu baza baterana ni ukugira ngo twongere twumve duhore twumva Imana iha umugisha abavuga butumwa bacu b'iki cyumweru gishize bagiye batuganirira amagambo atandukanye reka ngaruke ku bayobozi bampaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira mbaza no kubanza kwisegura umunsi naburaga cyumweru nari kuganiraho sinaboneka narabisobanuye bivugiye hano ariko ndashima Imana kuko uyu munsi Satani itariganije umunsi wanje nashoboye kuboneka ku masaha ni no kubura kwanje ntabwo zari impamvu zanturutseho ndabashimira abayobozi ko mwabashe kuntekereza kugira ngo tuzabashe gusangira ijambo ry'Imana rwose Imana ibaha umugisha nashimira cyane n'intego zabayeho zo kugira ngo iki kintu kibeho gihuza aba bantu bose bari hano numvise ubuhamya bunkoraho hari ugenda ukavuga ngo uvuga ubuhamya ngo ufite ubuhamya ariko wumva ubuhamya bw'undi muntu ukongera kumva imbaraga no kongera kumva Imana kongera kumva gukora kw'Imana mu bundi busha kubera ko ibintu z'Imana biza bihora ari bisha igihe cyose n'igihe tugira ibibazo ni igihe byashaje twabisajishije mu bitekerezo bitagifite za mbaraga na wa mwimerere mu bitekerezo byacu Imana iha umugisha mushiki wacu washoboye gutanga ubuhamya ari nabyo haje kuviramo n'iki gitaramo gihuza abantu bose Imana ibaha umugisha rwose umuryango wa mwene data Aimable ndabizi kuko ibintu aba basengera hari byinshi Uwiteka Imana izakora ku bwanyu kubwo kubashimira abantu reka nanone yegereza abantu bose bari ku migabane kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana naheza abari mu gihugu cyacu cya Congo Pole mu bibazo basigaye mu bibazo bakomeza kwihangana ariko n'ubu aya masaha baracicara barashikije bakomeje imbere y'Imana ntibacitse intege ntibihebye bavandimwe Imana ibaduhera umugisha hamwe n'abandi bose duteranye bari ku migabane itandukanye hari abo duherukana kera hari n'abandi tuvugana ku matelefone hari n'abandi tumaze imyaka tutavugana ndabiyegereje mwebwe mwese bamaze kuvuga amazina yanje nitwa Pasiteri Rugero ntuye hano mu Buholande niho ndi muri iki gihe ariko ndi umunyaminembwe nshimiye Imana kuba ndi kumwe namwe mwese kugira ngo tugane ijambo ry'Imana rijewe Uwiteka Imana yatoranije gusangira nawe icyo Imana yashize ku mutima gashimire uvuye gusenga n'uwo turi kumwe uhawe n'ikiriza iyo abantu bamenyereye kubwiriza mu matorero ukazumva ijwi ry'umuntu umwe yari gusubiza ugira ngo abandi aho bari barasinziriye ariko nzi ko turi kumwe ni impamvu za sekirite yo kugira ngo amajwi yacu akomeze yumvikana neza bamaze gusenga reka nshimire n'umubyeyi uvuye gusenga Pasiteri Imana iguha umugisha reka
dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira rambure za Bibiliya zacu mu gitabo cya Zaburi 84 no kuri 6 no kuri 7 6 na 7 84 igitabo ngagisubiramo kugira ngo abandike neza noneho n'ugishaka nawe abe yabyumvise. Zaburi ya 84 no kuri 6 turasoma no kuri 7. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite umutima inzira z'Isiyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icambika umugisha. Amena. Amena. Kuri 7, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ikacambika umugisha. Amena. Amena. Reka nanone dusome mu byakozwe n'intumwa, turasoma 16 na 23 tugeze kuri 25. Byakozwe n'intumwa 16 23 na 25 cyangwa 16 23 dufite bamwe bagiye bakurira ahandi naho abantu bagira uko babivuga mu buryo butandukanye. 16 23 tugeze kuri 25 mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Haravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajegunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Amena. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Reka tugere kuri 26 ntaco. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yose iradohoka. Amena. Amena. Ngaya amagambo nsomye niyo turi buganire. Murambabarira mfite ijwi ritari ryiza, maze iminsi ndwaye gripe yari yambanye nyinshi, habamo gukorora, bituma ijwi ritaba ryiza ariko rirumvikana. Niza gusa kuririmba ariko ni byiza kuvuga ubutumwa. Rirumvikana kuko ijambo soma rirumvikana. Ijambo natekereje ko turi buganire uyu munsi wa none, bamaze kumbwira ko tuzaganira, nagiye numva ibintu byinshi byagiye biganirwa, aho duherutse no kumva ijambo ryo kwizera. Numva ko uyu munsi tugomba kuganira namwe guhishurirwa Imana mu mbaraga z'igicuku kibi. Haleluya. Amena. Guhishurirwa Imana mu mbaraga z'igicuku kibi. Apana igicuku cyiza, apana igicuku cyoroheje, apana igicuku cyumvikana, apana igicuku gishoboka, mu gicuku kibi. Wishurirwa Imana mu mbaraga z'igicuku kibi, bitandukanye no kuboroga, bitandukanye no kuvuza induru, bitandukanye no gukubita urushi ku kanwa. Wishurirwa imbaraga z'Imana
cyangwa se guhishurwa imana mu mbaraga z'igicuku kibi. Hano igicuku kibi bigira ibintu bikiranga mu buryo tubasha kubyumva. Iwacu bazaho tuvuga ngo uriya muntu ngo ni mu gicuku. Ni umuntu utabaho umenya uko bimeze, utahaye wisobanukirwa, utahaye wimenya. Igicuku ni igihe kigizwe n'umwijima, amakuru mabi, intambara iremereye, amajwi yo kuniha. Ni ikintu kigera mu mutima kikawubihira. Mu gicuku kibi hatera ubwoba, ariko mu mbaraga z'igicuku kibi ahishemo imbaraga z'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Mu mbaraga z'igicuku kibi malgré ibyo byose tugiye kuvuga ahishemo imbaraga z'Imana. Turavuga guhishura ziriya mbaraga z'Imana, guhishurirwa ziriya mbaraga z'Imana mu gihe zipfunyitse igicuku kibi, cyangwa se zipfunyitswe n'igicuku kibi. Igicuku kibi kigira ingaruka mbi, kubera ko ari igicuku kibi kitari cyiza. Kibyara byihebe. Muri ibi byihebe haba harimo amazimwe, haba harimo kwicuza, havukamo urugambo, hakabaho imyanzuro mibi iterwa n'ubusharirwe bw'igicuku kibi. Yego. Kiza gikuraho abantu inshuti. Igicuku kibi ni kibi. Hano tuvuze igihe gitandukanye n'igihe cyiza, nicyo twise igicuku kibi. Ariko iki gicuku kibi tuvuga turagishyira mu buryo bwose. Hari igicuku kibi cyo muri ubu buzima tumenyereye dusanzwe tubamo, ubuzima bwo kubyuka tukadandaza, tugahinga, tukorora, tukiga, ubuzima bwa buri munsi bwo mu ngo. Yego. Hari n'igicuku kibi cyo mu buryo bw'umwuka bw'imibereho yacu butagaragara. Izi nzira zombi turashaka kubona imbaraga z'Imana mu buzima bunyuranye bw'iki gicuku, cyaba icyo mu buryo bwa kiroho cyangwa se cyaba icyo mu buryo bwa kimwiri. Birashoboka kuko waba uri mu gicuku muri ubu buzima busanzwe bwa kimwiri. Birashoboka ko waba ufite ikintu kimere nk'igicuku no mu buzima bwa kiroho, ariko muri ubu buryo bwose ubwo ari bwo, muri position yawe, mu buryo bwawe, mu gicuku ufite kikuri imbere, mu ijoro wawe unyuramo, mu ijoro wawe ugenderamo, habeho uburyo bwo guhishurirwa Imana mu mbaraga z'igicuku kikuri imbere. Hano iyo igicuku kibi kiri ku muntu kiva ahantu hamwe. Uwiteka Imana, uw'Imana yaremye, yamuremye Imana ishaka kwagura ubwami bwayo mu isi, irema umuntu mu shusho yayo. Umuntu imaze kubumba igitaka yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Umuntu immediate ahita ahinduka ubugingo buzima. Umuntu yari yuzuye ubumana bwose buzima, kubera kuko impumeko y'ubumana ituma tubaho.
itubeshaho kari imana, tukaba dufite ububasha, tukaba dufite ubushobozi, tukaba dufite ubutware bw'imana. Wari umaze kugera mu muntu bituma umuntu ahinduka. Imana iri ku isi ifite gutegeka no gutwara no gukora iby'Imana yari gukora. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero Uwiteka Imana iheza umuntu ububasha, imuheza amabwirizwa y'uburyo ategerezwa kuba ariho. Imuheza amategeko iramubwira ngo ibi byose ubirye keretse iki giti gusa ari cyo cyonyine nisigarije muri iyi ngobyi utazakora. Umunsi wakiriye hazaba igicuku mu buzima bwawe. Iramubwira ngo no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kuvuga icyo kintu kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Iri jambo ryitwa gupfa, ibyari mu muco byose byari bibonye uburyo bwo kubasha kuba mu gicuku, kuba mu mwijima w'icuraburindi. Ubutaka bukinjira mu icuraburindi, ikirere kikinjira mu icuraburindi, ibyaremwe byose bikinjira mu icuraburindi, kubera ko umutware wabyo yari amaze kugera mu rupfu, aho yarinjiye mu gicuku kibi cyo gutandukanya n'Imana. Ubu bwose muzamubona indwara tugira, inzara tugira, ubukene tugira, ibi byose mubona, ibi byago byose byitwa ibyago n'ibibazo tugira, inzu yabyo ni imwe gusa. Ni ukuvuga ngo icyaha ni inzikiraniro nk'izo dutuyemo. Kirimo shambure y'ubukene, icyaha kirimo shambure y'urupfu, icyaha kirimo shambure y'uburwayi, icyaha kirimo shambure y'ibi bintu byose bituzungurutse bituri imbere. Ubu niwo munsi umwijima watangiye kugendana n'abantu, urupfu rurinjira mu bintu byose, amahwa aramera, biba ngombwa kuko umuntu agomba kubaho agakura, abaye atarwaye kubera iminsi agasaza agapfa. Yarwara kakaba akarusho, yaba ari ibyo kurya byiza bimeze neza uko bisa kose bimutera umuruho, nabyo ubwabyo ibyiza byose bikundwa bigira ingaruka, kuko biza bisaba kuvuga ngo bizifashishwe. Ibi cyose cyabaye umwijima, cyabaye igicuku kibi kitari cyiza umwana w'umuntu amaze gutakaza ubumana. Imana itubabarire. Satani usomye mu gitabo cya Yohana, umwanzi ngo ntazazanywa n'ikindi, ni 10:10, ngo azazanywa no kwiba no kwica no kurimbura. Igicuku kibi kugira ngo kize kugera ku muntu, Satani azayirukanka agafata filime y'ibintu bitari byiza. Ndavuga ku muntu wamaze kuvuka kuri Adamu, noneho biriya bibazo bikaba uruhererekane. Hari ibyiza byinshi Uwiteka Imana igenda ikora uhereye uriya munsi. Hari icyo yakoze, yashatse kugira ngo ize gukuraho kiriya gicuku kibi k'umwana w'umuntu. Imana irebye ko umwana w'umuntu yacumuye, yaramufashe imurinda ya ngobyi, yimukuramo kugira ngo atazongera kuyibamo, agatura muri rya ngobyi, agasoroma ku giti cy'ubugingo cyari muri rya ngobyi, akazubaho mu byaha eternelema, atuye mu rupfu rw'iteka. Imana irabanza iramugetesha kubw'ineza yayo. Haleluya. Amina. Ubundi kandi ifata uruhu iramutwikira, kuko yari amaze kwisanga yambaye ubusa, ariko imuheza n'isezerano ry'uko mu rubyaro rwe hazabaho umuntu uzahonyora Satani umutwe akawuvungagura. Haleluya. Amina. Bwari uburyo bwo kugira ngo Imana ikureho uriya mwijima. Hanyuma rero
utakiriho wakomotse kuri Adamu yakomeje kurangwa n'ubu buzima bwo kugenda aba mwiza akaba mubi, akaba mwiza bwaca akinjira mu gicuku, izuba rikava bwaca akagera mu gicuku, izuba rikava bwaca akinjira mu gicuku. Kandi kibi Satani zirya mbaraga yakoresheje ziracari progressive, ziracakomeje kuzogeza umunsi wanyu, kurwanya abantu mu buryo bwose, kwijimisha abantu mu buryo bwose. Niyo twari tuvuze mu gitabo cya Yohana 10:10 hazavuga ngo ntazazanywe n'ikindi, azazanywe no kwiba, akazanywe no kwica, akazanywe no kurimbura. Kandi ibyo azakora mu kwiba, yagiye kwiba azayiba ibitekerezo byacu za bindi bizabashe kumurikirwa aho Imana yashoboye gukora ibintu byiza byo kubasha kutugarura mu muco mubi. Satani azakwiba bijya bitekerezo. Iyo aje kwica aje kwica umutima. Muri kiriya gicuku yaduteje twoye kubona mu Imana yica umutima wacu, twumve kuko nta Mana dushobora kuba twahabonera aho ngaho icyo azashaka. Nta gihe yigeze yirega, ntashaka kuko tubasha kubona Imana aje kwica umutima wacu kugira ngo umutima utandukane n'Imana. Aza kurimbura imirimo yose Uwiteka Imana yakoze. Birya twagiye tubona Uwiteka Imana yakoze. Imana yari yarakoze iki? Imana igakora iki? Imana igakora iki? Birya twagiye tubona n'ibyo twagiye twumva biri mu bitangaza bareba tubwiye, akabirimbura kugira ngo bikurweho. Yaje kwiba ibitekerezo byacu, aza kwica imitima yacu, aza kurimbura imirimo y'Uwiteka Imana yagiye ikora kugira ngo dukomeze tube mu gicuku kitari ciza. Niyo bavuka rero bwihebe, niyo bavuka amazimwe, niyo bavuka kuza, niyo wari wakavuka n'urugambo, hakabaho imyanzuro biterwa n'ubusharire bw'igicuku kibi, giterwa na filime mbi Satani azana. Imana tubabarire. Amen. Igicuku kibi twari tuvuze ikintu cya mbere gitera n'ibwihebe. Ikindi kintu cya kabiri zini ingaruka z'igicuku kibi twari tuvuze gikuraho abantu inshuti, guhunga. Igihe cyose igicuku kibi kije utarabasha gutahura imbaraga z'Imana, imbaraga z'igicuku zigitwikiriye ubumana, inshuti zose zikuvaho. Yego. Aha niyo dusanga Kayini yishe Abeli. Birakomeje no muri ubu buzima bwacu. Ndibuka usome mu gitabo cy'umugenzi azatubwira amagambo y'abantu babiri. Mukirisitu ngo yahagurukaga agenda, Nyamushijya n'umuntu yahagurukanye nawe ngo amare aravuga ati nkeneye ko tujana nawe kubera amagambo meza yaramubwiye kuko agiye mu bwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Amubwiye amakuru. Hari ikintu yamubwiye cyantangaje. Yaramubwiye ngo twiruke. Yumvise amakuru yuko ari ibintu byiza, bafite urugendo rwiza. Aramubwiye ati twiruke. Mukristo aramubwiye ati rega jewe sinshobora kwiruka kubera ko mfite umutwaro undemerereye. Yego. Kubera umutwaro Mukristo we yari afite umuremereye tiyashobora kwihuta. Ariko Nyamushijya nino yari mu masantima. Iwe yazamubwiye ati kuritonda uko kuranyitondera kugira ngo tuze kugera wantindiye kugira ngo tugere kuri biriya byiza umaze kuvuga. Ariko bageze mu isayo ngo yatangiye kwisayura asubira yumva biragoye. Yarageze mu gicuku cy'isayo rikomeye atangira kwisayura asubira inyuma, asiga inshuti ye Mukirisitu. Twari tuvuze ngo inshuti bene data iyo tugeze mu gicuku cya nyuma inshuti zitukurwaho. Zini ingaruka z'igicuku kibi. Atangira kwisayura agaruka. Igicuku kibi kizagitandukana abantu. Mu gitabo
gitabo usomye mu gitabo cyo ku 14 ubwo Isiraheli bari bageze ku nyanja mu gicuku babonye ingabo zibaturutse inyuma yego Farawo yaje abatugirije ariko yaje abakurikiye hari ukuboko kw'Imana kwari kwakoze ibitangaza mu gihugu cya Egiputa ngo ase abatugirije bamubonye ntibigeze batekereza ibyago 10 byabayeho ntibigeze batekereza amaraso yasizwe ku nkomanizo z'imiryango ngo abashe kubarindira imfura z'isezerano amaraso yaje aje guhagarika uburetwa akaza aje kubahagurutsa bama batangira gutandukana na Mose mu bitekerezo baramubwira ati Mose kugira ngo tuzane Farawo dutugirije nizi ngabo amagani n'amafarashi komera kuruka umukungugu wasaze inyuma yabo baramubwira ngo se niki cyatumye utuzana kugira ngo tuze kurimukira hangaha igicuku kiza gituma abantu batandukana kigukura ifuti Mose baramuhinduka batangira kumwitotombera baramubwira ati iyi nyanja ituri imbere ubutayu iyi misozi ingabo za Farawo turabigenza gute Uwiteka Imana iramubwira ati ni kuki muntakira urambura inkoni haleluya haleluya ya mu gicuku cya nyuma habamwe amazime mu gicuku cya nyuma habamwe urugambo n'ibibazo bizatubera nk'igicuku cya nyuma abantu bafite ibintu byinshi bahe bavuga abantu bafite ibintu byinshi batekereza abantu bafite ibintu byinshi bituma atabasha kubona ibitangaza by'Imana Imana yagiye ikora mu buzima bwacu yebawe Imana tubabarire amena ngo batangira kumubwira ati ariko Imana hari ijambo yabwiye Mose yaramubwiye ati Mose we abangaba bwira ibiteraniro kuko aba bantu abamuhaye mubona babakurikiye kimuzongera kubacirgera amaso yanyu ntazongera kubabona iyi nyanja muhaye mubona cari kiri kibazo iki gicuku muhaye mubona iki nico kigiye kubabera kizima bibiri ijambo ry'Imana izavuga ngo Imana yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu ngo yitegereza ngo abanyegiputa ikura ingata cyangwa se amapine ku magare yawe ngo bituma kuruka biruhije biza guhesha Miriyamu kubona indirimbo yo kuririmba mu gicuku cya nyuma Imana ishimwe cyane amena oh haleluya haleluya Yosefu yahuye n'igicuku bene se baramwanga yego abo basangiye abo babanye abo yatabaye abo yasuye bari mu biraro ariko mu gicuku cya nyuma umunsi umwe buramwirira mu bitekerezo bakimurangiza baramugambirira baramufata bagiye kumwisha Imana iramubakwipisha baramugurisha agenda intwera muri kijya gihe bari bakiburanye byari bisa nkaho yagiye intwera kuko nta byiringiro byase yari afite nubwo yari afite inzozi ariko se yaramaze gutandukanwa n'umwana we nk'uwapfuye dore ko bamaze no kumukorera ibintu bisa naho n'imihango kuko yapfuye uretse kuko kirya gitambo bari batanze batari bazi kuko hari imbaraga z'Imana zihishe mu gicuku cya nyuma oh haleluya haleluya oh Bwana asifiwe haleluya Yosefu agira ikibazo gikomeye haleluya cyo kuba atandukanye na bene se igicuku kiza kidukuraho inshuti kiza kidukura inshuti umuririmbyi yararimbye mu ndirimbo za Wokovu 157 yaravuze ngo ayizuru kwangu kuchini utajiri au masikini ariko
hari verse zinezeza iravuze ngo haizuru kama njia yangu inanichokesha mara nyingi, basi nisigombe na wenzangu na pamoja tutashangilia. Haizuru kama njia yangu inanichokesha mara nyingi, basi nisigombe na wenzangu na pamoja tutashangilia. Basi nisigombe na wenzangu na pamoja tutashangilia. Haizuru kwangu huku chini, haizuru kama njia yangu inanichokesha mara nyingi, basi nisigombe na wenzangu na pamoja tutashangilia. Igicuku kibi kizagituma abantu batandukana, ariko habaho uburyo bwo kubasha guhishurirwa imbaraga z'Imana muri kijya gicuku kibi, bidufasha gukomeza urugenzi rwacu turi kumwe n'abavandimwe. Reka nze kuvuga hejuru yo gushurirwa Imana, nari mpaye mvuga igicuku kibi n'ingaruka zacu. Gushurirwa Imana, abantu baza gushurirwa Imana mu gicuku cya nyuma, ikintu cya mbere kiza kibabaho, kiza kibafata, baza bamenya intege nke zabo, bakiringira Imana bakayisenga. Haleluya, haleluya. bamenya intege nke zabo bakiringira Imana bigatuma basenga. Ni ukuvuga mu yandi magambo, iyo umuntu yemeye intege nke ze ariko akagira uwaziha, bitandukanye no kwemera gutsindwa n'ikigeragezo. Amen. Kwemera ko uri umunyantege nke bitandukanye no kwemera gutsindwa n'ikigeragezo, ahubwo kumenya ko muri zijya ntege nke zawe hari undi muntu muri kumufite imbaraga ushobora kwiyamaza. Gutekereza kuko Kristo Yesu, haleluya, Amen, wa wundi waje kuba urufatiro uriya munsi muri Edeni, wa wundi waje kutubera umuco uze gukuraho cya gicuku kibi, wa wundi waje kumira za mbaraga. Mana ishimwe cyane. amen, amen. Z'urupfu ruterwa n'icyaha, ukamenya kuko intege nke zawe wamuhamagara ukamurarika, igicuku kibi kikagukurwa. Umukristo kudaya jambo ya mukristo, nubwo ari mu bibazo, ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, yabona ibintu bikomeye cyane. Naragisoma ndatangara sanga harimo ibintu birenga ibintu 15, rero na 17 ushobora kubona mukristo yahuye nabyo. Ariko ndashaka kuvuga kumenya ko ufite intege nke, ariko kumenya kandi ko hari undi muntu uwiringiye ushobora gusenga. Buriya iyo ufite ikintu usenga, nibivuga kuko ari tushize hejuru y'izindi mbaraga zawe zose wari wizeye. Ubuze kuko nta kindi kiriho keretse kijya usenga. Iyo utekereje Yesu, nizo mbaraga, nirwo rufatiro, nico gisubizo muri birya bibazo ubuhaye agaciro. Yahuye n'abagabo babiri ngo akigera hajya muri kijya gikombe cy'igicucu, ngo yahuye n'abagabo babiri bakimirana, baza biruka bahiruka cyane, ngo mare bamukura umutima, ngo arabaza ati se mwabagabo mwe ko muhaye mwiruka mubaye gute, mubaye iki? Yego. Baramubwira ati twari dusigajeho hato, ati twari dupfuye n'ibyabayeho. Baramubwira ngo tugize amahirwe ngo yo kugarukira aho twari tugiye kurenga, aho tutakigarutse kuvuga amakuru. Ngo tugize amahirwe yo kuba twabashije kugera aho tugarukiye, twari tugiye kurenga aho tutoba tukigarutse ngo tuze kukubwira aya makuru. Yego. Igicuku kibi kigira amakuru y'incamugongo,
atari ko sindumva impamvu nimwe ibateye kubasha kugaruka nta kintu numva aho hantu se hari iki mubonye iki ati hari umwijima w'icuraburindi hariho abadayimoni ati iki gikombe cyuzuyemo abadayimoni cyuzuyemo imyuka mibi harimo ibiyoka uruwayehe n'iki bihari ati hari ugutaka kw'abantu ati hari imiborogo iteye ubwoba utashobora kuvugwa ati tushobora kugusobanurira ati harimo abantu babeshejwe iminyururu n'imibabaro ati igikombe cyose ni ibibazo gusa ati ni igicuku kibi ati kandi kitwikiriwe n'ibicu bivurungana ngo byihebeshe Imana itubabare cyane amena ngo kandi amababa atwikiriye ikikombe ngo rwara urupfu niyo mababa yaratwikiriye ikikombe yego muri iki gikombe ngo harimo ibintu bibiri biteye ubwoba cyane ari nabyo bizateye umukirisitu nawe kubasha kugira ubwoba nubwo yaje gutekereza yuko imbaraga ze zidashobora kuba zagira aho zimugeze nicyo duha dushaka kugeraho ngo hariho uruhavu rurerure igikunduke ngo kirekire ku rundi ruhande ngo hakabaho isayo wamara hakaba akayira gato katagaragara ngo bitewe n'igicuku cyari gitwikiriye igikombe cy'igicucucuru ngo mukisi atekereza gusubira ariko ngo kubera yuko yatekereje kuko inyuma aho gusubira ahubwo ashobora gukomeza imbere ngo amajwi yarahaye aje kumushishimura yavuze ngo abantu baje kumushishimura n'amajwi yose yumvamo amwongorera ngo natuka Imana amaze ngo agira umugambi wo gutekereza agenda asenga mu mutima Bwana asiwe inkota ye ngo yayitwaraga mu ntoki ngo atekereza kuko ngo ashobora kurwana intambara ngo iruta yindi yarwanye na Apoloni kuko yarazi imbere yakira abanzi ariko yatekereje gukomeza gusenga mukirisa arakomeza yatekereje kuko muri kirya gikombe muri arya amajwi menshi muri zijya ntambara muri wa mwijima w'ubukene muri umwijima wo kurwaza muri umwijima wo gupfusha muri umwijima wo gusubira inyuma atekereza kuko imbaraga zacu zishobora kuba zamugezaho ahubwo hari undi ashobora gutakira ushobora kumufasha dufite izina rikomeye twahawe haleluya amena Yesu amaze guca bugufi akemera kuza gupfa kugira ngo aze gukuraho uriya mwijima Imana hari icyo yamukoreye ngo yaramuzamuye imushira hejuru cyane imuha kuba hejuru y'imbaraga zose yure mugabo twatuje kuvuga imuha kuba hejuru y'ubushobozi bwose imuha kuba hejuru y'ubutware bwose bari muheza izina ngo risumba n'amazina yose amena kugira ngo amavi yose yo bari ibyo mu ijuru ibiteye ubwoba yaba ari ibyo mu isi duhura nabyo bikomeye ngo yaba ari ibyo munsi y'isi imbaraga zitatu nizo ziza zituma twijimishwa hano muri iyi si amena hari imbaraga z'ikirere hari imbaraga z'ubu butaka turiho hari imbaraga zo munsi y'isi ariko izi zose Yesu yadishizwe mu maboko zose yarazihawe kugira ngo abashe kuzitwara kandi Yesu washizwe hejuru kugira ngo indimi zose zature ko Yesu ari umwami uyu nguyu ngo Imana yaramuzanye ngo imubwire umutwe wacu ngo imare iradufata ngo itugira ingingo ziri muri Kristo Yesu ibindi byose bishirwa munsi y'ibirenge byacu iyo tubasha gutahura kuko imbaraga zacu zitariho ariko hariho Kristo hagati muri twe tubasha kumbaraga Roma posta fore by way amena bene data haleluya mu gicuku cya nyuma Imana yishamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza abanyagikuba kibongeye kongera kuboneka ibi duteye ubwoba muri iki gicuku cya nyuma hari imbaraga z'igicuku ariko muri izi mbaraga z'igicuku kibi kikuri imbere igicuku kibi kituri imbere igicuku kibi kiri mu kurwanya itorero muri iki gihe cy'ubuhenebere hari imbaraga zihishe yego kubasha gutekereza kuko mu bwenge bwacu no mu mbaraga zacu dushobora gutsinda ntibishoboka hari umwe gusa washoboye gutsinda ni Kristo Yesu tumaze kwemera
ko ategerezwa kuba hagati muri we imbaraga ze zikaba muri twe tukaba muri hari ijambo yavuze nanone aho yavuze ngo nije mwungeri w'ukuri Amen. muri Yohana 10 yaravuze ngo nzi intama zanje usomye hepfo were ku 15 gakomeza yaravuze ngo nzi intama zanje kandi ngo nzazihamagara mu mazina ngo iyo zihamagaye mu mazina ngo zizazinyitaba iyo zinyitavye ntibizabihagarariraho ngo nzaziha ubugingo Imana ishimwe cyane Amen. kandi aravuga ngo intama zanje ndazifashe ngo ndazipfunyitse mu kiganza canje ngo ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwanje Yego. bene data turi mu gicuku kitugoye ufite ikibazo cyakubereye ku gicuku uri mu gukandagira urasa naho ugiye kugwa muri rya sayo waje iruhande rundi ukumva neza n'umurira hariho ibiyoka hariho amajwi akubwira gutuka Imana ariko mu mbaraga z'igicuku kibi hayishemo imbaraga z'Imana iyo tubashe kumenya kuko atari imbaraga zacu dufite uwo tugendana muri kirya gihe tubasha gutsinda imbaraga zakirya gicuku kibi ijambo rya mbere nari mvuze ngo nukubanza kumenya ko intege nke zawe Yego. zidashobora ariko hariho uwo ushobora kwiyamaza ariwe Kristo Yesu Manshi. uyu nguyu ubasha bwo kubasha kugukiza Yego. ahantu twasomye ngo mu gicuku ca nyuma Yego. ubwo umusirikare yarabwiwe kugira ngo abashire mu nzu y'imbohe ngo barabafashe amaze kumenya kuko bamuhaye ngo barinde yarabafashe ngo abashira mu nzu hagati amaze kubashira mu nzu hagati ngo bari babakubise barakubitwa babata hariya mu mbohe bashira amaguru yabo mu mbago igifungo cyabo cyari kimeze iyo niyo mabuso bari bafite niyo bakoreshaga ariko ngo muri cya gicuku cya nyuma mu gicuku cy'uruguma rubabaza mu gicuku kibikugoye kibikuruhije batekereza kuko hari imbaraga bashobora kwiyamaza ngo bararirimba barasenga muri ibi byaravuze ngo bariyo migisha nonaha witewe n'amakuba akomeye wiheba ko bicitse pe barayakwiwe Amen. ngo tusige n'umwe werega ni nyinshi niyo gutangaza ngo bararimba Paul rasira ngo bararirimba ngo barasenga muri rya nzu ngo bamaze kuririmba kubera kuko batitaye kuri kijya gicuku ngo batangire kuburoga batangire gukubita urushi ku kanwa ngo bavuge kuko Imana yabataye kakunya mukayo yabwiye umugabo ati yihakane Imana yaguteje ibi byose ikemera kuko bikugeraho ibo ngo bafata umugambi wo kuririmba ngo no gusenga kubera kuko batekereje ko hari izindi mbaraga kwiyambazwa arizo mbaraga za Kristo bamamaza zibita ku gicuku cy'ububabare igicuku cya nyuma cyakiri cy'ububabare igicuku cy'inguma ngo baratangira bararirimba ngo barasenga bamaze kuririmba ngo basenze kubera yuko bari babyumvishe hagati muri bo bakumva zirya mbaraga ngo n'izimbohe zirabumva bene data izindi mbohe ngo zirabumva hanyuma ngo inzugi ziranyeganyega inzugi zimaze kunyeganyega iminyururu ya bose hatabuze n'umwe ngo yose iradohoka Yego. imiryango yose irakinguka hari imbaraga mu gicuku ca nyuma zo kubasha gukuraho iminyururu zo kubasha gukingura muri aya masaha wumva kuko hari ahantu wari ugeze hasa no mu isayo mu Kristo yageze ukumva kuko wari ugeze mu gikunduke mumworera usandimwe reka kubwire hari izindi mbaraga muri kiriya gicuku ca nyuma Imana yagiye kugira ngo ikigire esikariye cyo kubasha kukuremera amashimwe Amen. isayo wabona riratinze ni igitangaza gusa iki gicuku wabona ni iki gitangaza gusa nico kugira ngo habari iki gitangaza cawe warapo ya fore my bible ndibuka igicuku cyangezeho we ndibuka igicuku nabonye kuri bene data y'abavandimwe ndibuka igicuku cya Dorikasi ndacumva ariko habayemo kwiyambaza imbaraga z'Imana Amen. iyo tubashe gutekereza Imana bidukura
kudukura muri iki gicuku hari izindi mbaraga zo kuturemera amashimwe. Irindi jambo rya gatatu ni ukubasha irya migisha y'Imana. Dawudi yaravuze aravuga ngo bari abafilisitiya bayimubona ati ntahindagira intama. Wewe ku isura ya 17 wisomye muri ico gitabo ushobora kuzabihasanga. Naragira umukumbi wa data mw'inkare zaranteraga. Yego. Ati iduzi kantera. Ati nkazifata. Kazica. Ngo amaravuga ijambo. Aravuga ngo Uwiteka Imana yishe intare n'idubu. Ngo se yaburite abari migisha y'Imana. Amena. Ngo uyu Mufilisitiya ngo mfumwe muri ziriya ntare. Amen. Hari ibicuku byinshi twaciyemo. Yego. Hari imyijima nyinshi twaciyemo. Niyi nayo niyo kugira ngo ibashe kuturemera amashimwe. Amen. Amutera mu izina rya Kristo. Imana ya Isiraheli yari yasuzuguye bituma igaruka mu Isiraheli. Bene data, iyo bageze hahirwa abafite inzira zija Isiyoni mu mitima yabo. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ikindi gikombe cy'imibabaro, ni igikombe cyo kubabara, ni igikombe cy'amarira, niko uzindi mvugo kiza cyitwa. Ni igikombe cy'amarira, ni igikombe cy'imibabaro. Abantu rero bafitemo imbaraga za Kristo, ngo hahirwa abagufitemo imbaraga. Iyo banyuze mu gikombe cy'imibabaro, baza bahindura ahantu h'amasoko, niyo turi, niyo tuvugira amashimwe, niyo tuvuga birya byose byagiye bitubaho. Uwiteka Imana yabashije kudutsindira, tukabasha guhagurutsa abandi barya bose bari bari kure, natwe ubwacu tugirirwa imbaraga. Wageze mu gicuku kibi, wageze ahantu hakomeye, reka ngo igicuku gitera urugambo, igicuku gitera amarira, igicuku gitera umwijima, igicuku gitera amajwi mabi, hahishemo imbaraga. Umenye neza ko imbaraga zawe muri izo ntege nke zawe hariho umunyembaraga watsinze, waje kutugarura mu muco w'itangaza, ni Kristo Yesu. Umwiyamaze, umuhamagare, umutakire, numara ubari imigisha y'Imana. Satani yagushireho, utangirushireho mu bitangaza, filime y'ibitangaza Uwiteka Imana yagukoreye. Amena. Harimo imbaraga zo kubasha kunesha. Mwene data, wari ufite igicuku cyari kikugoye muri ano masango. Hallelujah. Kubw'imbaraga nizera za Kristo Yesu, ijambo tumaze gusoma, urasubizwa mu imbaraga. Woye kongera gutekereza kurira no kubabara, ahubwo Kristo Yesu yaratsinze, amaze gutsinda, natwe duhabwa gutsinda. Igicuku nubwo cyaba gikomeye gute, ahari kurira kwa nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavurwa. Reka dusenge, dusengere iki gicuku cyari imbere, twumve kuko ari Imana igiye gukoresha kugira ngo uyu mwijima wari ikoresheje cya gicuku kugira ngo icyo gicuku cyirukane igicuku. Uwiteka Mwami Imana, asante, wakoresheje kiriya gicuku cya nyuma, asante.